kujya hariya kuko ndamukunda kandi ni papa wawe kandi nanjye nari mukumbuye ariko kugira ngo hatazavuka izindi ntambara n'izindi ntonganya ibyo biceceke ntuzabivuge sibyo ubundi ikintu telefone leta icyo tambwi icyo ngicyo se nakubwiye ngo ataraje noneho witutega umunsi wawe ko ari ukarakura no ku mutima mwiza nayo n'umwuka bibaze umuntu twabanye mu myaka yose twabanye n'ikarasi none urebe we tumaranye ntabwo nzigira imboga nzashaka ikintu kizatuma nyine abimbarutseho kugira ngo nyine ubwo urumva inama niyo naho hari agakobwa kari kunyiyemera ngo kazandega kuri se azandega hose ngo bigende bityo akoresheje rero ngo ndivuga gutyo natinze kandi mbe nimbe yaranyishe kandi wakoze shaka gutaha nuko wakoze natwagera hose gushyira igihuze hasi natanga neza neza ariko nyine akujya mu njya kugora simba fashe Mbafashe. Dufashe dukora iki? Mbafashe mushaka gusomana kandi baranabivuze. Ariko uyu mwana ni urwandiko. Gusogira gute? Ahubwo ngene nzanira intuzo. Nzanira ira Bibiliya yanjye. Ahubwo twiriwe mu biganiro twabanye. Nanjye umuntu mbere ya Bibiliya yanjye yinzanira. Umva. Narayibagiwe. Ryo konzanira Bibiliya mu cyumba. Ngese ndamaguru yanjye. Kumwana wakumasigagira gasuzumura cyagenze abayate koko mwaje guteretana se yo mujya muri hoteli cyangwa mukajya ku mucanga nkuko bushize mwagiye teretana subonye ubundi mukaza mwase ubundi saha ngaha niho bateretanira wakabimenya ko tutari ubundi nyine nanjye bine kibazo kubona hano ariho muze guteretana abana bikiyese bavuga ahantu ndi umbaze me ngo ukuri ngo gitondo dusengana maze ku rusengero babigisha gusomana ngo muze musomane mu maso reka nigendere musigare shashana oya reka nkubwire uhise ugenda twaba dutsinzwe cyakora asubira amasengesho iminsi 3 no tuzayarangiza satani ngenda musenge kugira ngo ntaburere ni wowe wanjegera ndaje nkwereke ihanganye none se n'ubibyara ikisha nk'urutoki nyine no se wakora rya Yesu mwizina rya Yesu yakubwiye nibyo ushaka kunyirukana kagenda ibyo hatazashya sawa rero turi kumwe ndagukunda sana ndagukunda nta kibazo ubwo guzi inkoni mfite ibimenyetso igera hino mwereke bisi kanura cyane kanura iyo mituma enda reba hano wowe reba urabibonye ana we uyu munsi ni ugusinzira gusara ziriya hanguva zizanyica nanjye ngira agafu gufata rikeri ugafata biya ugafata iki byose uroha mu nda siko inda nyiragize ikimoteri ngira ndyame kagira saa 5 zindi joro ntaramenya ngo cyukora kagakoma kangaruye ubuzima pe aganaragaye kari meze bitena ngaho hakose nawe biniki Sefagoye nukuza winjira muri gato yanjye nk'uwinjiriwe ujye umenya ko ubuvuma ari njye ubwishije ngaha nahajya cyansuza uranze kihore kandi mvira ko uri agiye none ngo icara gakeya wikicara widunda utansazishiriza amatera nakuntu wicara wajya ngo ni dive yo kwa so wicayeho uzi ko wakubona ugera Rwanda widuna yagira ngo abantu
unese uhaje kumara iki cyane ngo tubuno papa urara kumusa ese yamaniga zima mbona mugendana reka nkubaze ubana bakora se uduturu ariko ese kureba izina ry'Imana mva mubwire ntaga nakora ngara kuri uyu musambi nako ni hasi nduzi nje nagwa kuryo wagira aho ndongo urumva yake naguhaye se hakuzi ko neza wabaye indaya wahubutse nukumva yuko umuhungu wese ubona n'umuntu aba arimo kumurongora kuryo wanungunitse Tereza wamuhazi ngiye ntaga ari ukurero bimeze twazabona abajama bose tugendana ngo ngiye ngo Tereza ni igishitse attention utazavuga n'ibintu ukagifata ibintu mugereranye n'iki ese umurira hera ko nabonye mujya kumunywesha agasigara agaramye mu ntebe nkaho wadusanga ku musambi nk'ubu reka ibyo twe kubigira ibiganiro cyo ntaga cyo kintu icara ibyo mvira ku buriri kwanza nawe makuru icara aho hasi ahubwo nakayamasiga inkweto ahubwo uretse kwiyemera inzu ubamo isa gutya banza urebe kwirangire no hasi nubwo ndyama ahantu haba ari kuva mu nzu ikeye umugani urumva inzu ni ikiririye ngaye bazuri inzu y'umweru urangirije uryamye hasi ku muse tubushira muko ajya abantu barangije yangana nagari njye wamagare amaniga yaza gusoreza wintura umujinya wo kutaraye ntagari njye wumwararanye urumva nabo byukanye wowe wararanye n'abakirisita ibintu bizanye reka ibyo tubireke sibyo tuye twigana nk'abajama bimbwe ntabwo mbyumve cyangwa se mbyumve kuko ujya kuza ntabwo ugize integuza kandi si waje nguhaye ntabwo njye naguteguza ariko n'ubwa mbere ngeze iwawe gusa ndumiwe ariko ndanishimye mbwira ibyo umbwira ugende cyangwa se mu kintu ugenda ubimbwira kuri phone bimeze bite manzi ko muri mode past ganya ihangana sibyo fabu winkora aho ujya gukaraba Tereza nge ntabwo ndiwe tutazashwana dupfuza kagiye byose ushanyuka ngo wigire icyase kiri aho ngaho tujye tubigabanya ahubwo pamubwira urukana Tereza kabazi yanzererezi y'umugore akunuke uvuge nabi tujye tuvuga kandi tukanyuze no kutunigarure sibyo ntego twese twasangiye ubuzima bw'imihanda nubwo nageze aho nkaguta wageze mu bahoze aho barakise bagafasha gakiza hasi ugahita ariko umunsi umwana yabavutuye muri ntizavuga ngo irarebera Tereza wenyine kuko yaretse umurimo wayo wowe izagukubita ikinyafu none areba nabi no gukora ngiye kujya kwicara n'ahantu byananiye ndi kwicara nicaye muri po waneye se Tereza mva mperutse aramwe ngo cya kigabo cye kigiye kuza urumva ntabizi noneho cyo kwambara mpamagaye y'abantu byiruka byata nanjye nagiye nubwo nuko nyuzeyo ubu niho mvuye butuvugana ahita nca mu rugo ngafata agashati ngashyira mu nanjye nambaye agasenge n'utubodaboda two mu rugo nabyoroheje nuse uretse naguciye mu ijambo uretse kwiyemera uretse ko abonye Tereza akakwatsa imitungo y'umugabo wose yose akayikumaraho akagura ku gashati ngo tubodaboda ubundi wambaraga iki ntabwo wambaraga za rugabire zidozazo ze nimbe no kudoda ubu ngubu rero ntabwo hakivugwa Fabrice wa wundi wavuga Fabrice mushya uri mu mavuta uri kumwe n'umwana utari kumwe n'ikintu niyo muri rubebe mwibagirwa utari bwa bundi uhura nabwo bwa bujama bwawe wabwoze butoze busana umeze nabi urumva ndi kumwe n'uwitwa Tereza ariko ujya umubona genda muhanuka bana n'ikindi mwana uteye imposha ugenda kimbagira shenjagira adashaka gushira wabyumvise muri make ni imbata uzabaza agenda nk'imbata rero mbabwire turi inshuti akwitangiye gufata amatungo ukageranya na shire wanjye aho twabipfa reka ngukomereze ahubwo se wavuze umugore w'abantu ukavuga ngo shire wabo reka ngukomereze ibyo ubundi subona mungana umuntu byaye kangahe ntibikoreye hari umubwiye ngo uzarongora twagira ngo amaraso y'umwana we wishe warayanyweye urangije uhinduka undi ntazi ubundi uracyari fabu cyangwa kunagashire kakakujonyogotora urabona uzi kuzaduhuza ugiye kubona ubona birariye bigiye mu murongo akagore nkagira ishyari kariya iminsi irabaza ubu ngubu ngewe ndi umuntu udashobora no kwiteza mu bintu bijyanye n'iki n'ibyo ntuzajya mu cyagiye mbere vumvura ibyo uvuga ntabwo ushobora kuva mu ruzi ngo ujye kuri Gatumba vumvura ibyo uvuga umvira iwanjye ntabwo mfasha kwishyura reka none gitwereke basi mbabarira kandi n'icupa narigura
sibyo nabyerera ntabyo musabye noneho arambwira ngo umugabo agiye kuza sibyo ntabizi yaba yaraje ahubwo aka kanya utuvuga none sigira ngo nababombye akoze ko ni igicucu kuza kwa baruntazi bwe rw'umugabo niko kunguka kwa urabizi reba cyane cyane kivuga ntabwo arabimenya ikindi ura mugore we ngo ni Tereza uvuga utankuraho akorwa mwanda nawe ukorwe mu akihangana ntabwo ngututse urumva niza yamubwiye igitutsi ujye wumva ko ari ibintu biranga bisanzwe niyo waje kwankuraho iki se umva se nyine urabizi ko mwana ari njye wamwishe umugore rwe ntabwo yigeze bimubwira sibyo ubu ngubu rero ndabizi ko ntiyaba naza muri ruzaka numara kwaka Tereza nzamufata urumva wenda n'ubukwe byose tuzabukore areba ariko utagira inyaragira irongora wowe ngo ubukwe wagira y'ubukwe niba ngiye sigaye gufata nkishyura nkafata nkashaka amafaranga nkishyura inzu y'120 cye Fabrice rega nakubwiye ngo cyokora Valence yawe hako harike tagerenya ese warumva Tereza yarapfuye wereka manze mubaze kuki utatekereza yuko uko yagize umugabo we yazagira ibikurenzeho Valence se watanze kumubona bintwaye kese icyomba ndimo abo umuntu w'umusore yedira ndimo ndayizi ntabwo nahuba tuzabaza iyi karaga kankubita hibuno nzaba ndizi nicyo zaba nkaragaho nzamubwira ajyana muri toilette soni wakumvise byanzanye kukuguruka reka mu buteshwa bumeze gutyo Vumbura nyine ubw'abagore ubu nawe wabaye indaye ku muhanda umaze kwa gupanuka warasaze mu mutwe umeze nk'urunuzi wagira ngo ibiripine bashongeje ryakwedutse ryabaye umukobwa ajya uca bugufi ukabanza ukumva n'icyanzanye niruka ivugire kavuga idahiye ariko ahubwo reka nkubaze sibyo ariko igitekerezo cyo kuza agahita mujyana urumva tukazakora igiko ahubwo twibereye turi kumwe ariko byaba bitwaye ujyana ndetse unibona kubwiye n'indetse uwo turi kuganiraho n'indetse ukajya umbaza gusa ariko njye narumva ndetse ibyo byose bipanze ariko wumvishe Valence agiye kugaruka mu rugo rwe ibyo ngiye nabipanze kera ahubwo naburaga imbarutso none imbarutso yaje mva rero nkubwire Fabrice ndakumva ijambo ugiye kubwira uryumve kandi bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma amatwi ntabwo nayasize ariko sinshaka kuzongera kunzana nk'ubusutwa bwa Tereza nawe njya kuguha pase naguhaye pase ngira ngo uzaye ujya gusimbura Valence mu gihe adahari umurya inyomeko y'iyo minsi urangije ushyiraho agahishyi Valence umwirukana mu rugo rwe urangije ikindi kintu wakoze wica umwana wa Valence ibyo byose kiracyaha nanjye mba numva kindi ku mutima mba nimo kukishinza ko ninjye wabahuje rereka mubwire kishinza z'abakozi umunsi abonye wambaye shanete ebyiri cyangwa wenda ibikoma bimwe by'amaboko abiri ukajya guhengereza muri senyenge nk'umubu wabuze aho utoborera muri supanete ntuzangemurire nibwo uzahita ubona ibyo urimo kandi reka mubwire sora mugore wamugize indaya wamugize umusinzi mbese nta wamugize igicucu banza hari waranamuroze iki nicyo bita urukundo umunsi Imana yabakubise urukweto amarazanyanyagira mu muhanda ku buryo nibwo izayinukiriza ntiyariga ese wibwira ko twebwe inzira turimo twananiye Imana urumva twebwe turasenga dufite aho dusengera Mviri wanjye ibyo ngibyo ugenda ubyigana sinkeneye no sanga wanyishaje najya wanyishaje mu icumu ariko ni wanjye kandi wahanze ariko makuryamishije nayo mbonye nza kugisha inama ngatanga ko ubwonko bwawe butabaye nk'amavuta bayabikije ku mfite byinshi ndimo cyakora rero ufite izana wicaye ubundi ugira ngo wicaye kugira ngo wicare ibisuti gome wawe banyaho nyirukane bagahona nawe urakikuza mu kiro cy'urusenda n'ikikubana gike bakongerezemo akabanga cyangwa kujye ku ruganda rwabo nanjye gira yimbwa mbi ariko si koko uyu muriro iri tanura koko nzarivamo gute ariko kugwa birabiha ariko kuva ku Mana birabiha noneho narabihuhuye nkundana na Fabrice iyo nza kubimenya nkigumana nibura mba ndi guhangana na kariya gakobwa gusa ubwo yari yambwiye ngo agiye kuza basi naze numve ko natuza ko ari we sigaye nduhutiraho se
ni Fab. Ni karibu. Charlene. Fab. Meze utese? Ni sawa. Ko nawe tubizo twawe. Meze neza. Ukunda kabinda. Nari ngukumbuye. Makuruzi. Neza. Ni fresh. Kitoko. Naburikiza. Kubikindi neza cyane. Nakubwiye ko nkiri hano ntashobora kwishima. Humura. Kiza biri imbere kandi hafi. Sibyo. Ariko inzo yatuba turi kumwe nyine je wijajangireke kumeza neza. Ko nanjye biri ibibazo mbana bisize. Ntabwo bizi numvise uko manga. Tamvuke ntawe ni Fab. Akanyamuneza leta kaerega. Barangutekereza nuko hari ibiza bikakunyibageza ariko iminota. Shanaye naye ngukumbuye navuga ati reka ngenze nkurebe wenda bataba bagize gutya bakabonye bakagutera ubwoba ukongera sinkazagenza ari uko ntabaje gusa. Sha ubwoba. Ubwo burebye bwaragabanutse. Nari nzi yuko ninkubwira ibibazo mfitanye n'uru rugo. Urabona umwana n'umugabo bose bagiye kumfatanya. Nari nzi ko utazahita ubyumva ariko amahirwe nasanze warabipanze imbere ya. Buriya nahise nishima. Kandi mbona ko ku rugamba rwose mba ndi kumwe uburi inyuma yanjye. Kana niko. Ariko buriya haraka nibagiye kubaza. Hagati. Sibyo. Buriya rero hari igihe mbona ibintu avuga ati wenda kubw'umubabaro sibyo kukagahinda umuntu akirimo ampisi nka shere wanje gatireka mbe muretse abanza afata agatege sibyo urabona nk'urwo rupfu rwa mwana wanyu harya yitwa Mike umunyibutsa urupfu banza rwarababaje cyane se nanubu wari wamenye umuntu wamuhitanye ntago namumenye ariko mumenye namwica ukongera kungarurira Mike wamwica none se reka nkubaza ibyo nishyamaraga n'umutima wo kubabarira kuko hari igihe biba ari ngombwa ushobora gusanga wenda yarakoze biba ari ngombwa se kwica Mike nta muntu n'umwe birashoboka nose reka nkubaza namurya n'amenyo icyamunyegereza hafi yanjye ariko uretse gusara buriya ubaye usanze Mike urabizi ko ari umwana wa Valence ubizi se ariko yari umwana wawe yego ibyo ndabyemera ariko se usanze yarakugambaniraga kugira ngo utabaho neza kandi utabizi wenda binyujijwe muri se noneho babona uwo mwana ari we ikibazo bakakuraho ubwo se umuntu wajya kujya mu buzima bwanjye akajya kundwanirira wenda umuntu ushobora kwinjira mu buzima bwanjye akandwanira nkishima ni wowe none se undi muntu wajya kuvuga ngo Mike no Mike ntigeze angambanira umuntu wamwishe ni umugome kandi wamwishe nanjye ashobora kuzanyica cyangwa twese muri urugo akatwica gusa icyamuma mufashe ubwo se ubwo ngize gutya nkamukubwira cyagenda bita ukamubwira erega buriya nanjye ntago mba nicaye rwose mba ngomba umumbwiye twahita tujyana ubu nonaha ntago yankira se ntibyatwicira gahunda iyo gahunda twaba tuyiretse umuntu wishe Mike okay reka mukubwira witeguye kumwumva cyangwa leta wikubita izere gufite umutima ukomeye so ndiko mbona bivuga useka ntago we Mike yakubabaje reka mubwire uriya mwana ntiyakubabaje sombwiraga ko wasengaga kera none se bakubwiye ngo umuntu arasinzira cyangwa avuye mu mubiri numva abantu basenga ngo yabaga agiye mu ijuru sibyo nase umuntu agiye mu ijuru wababara ariko hari igihe umuntu akujyana mu ijuru sha igihe kitaragera ariko burya heza ari mu ijuru ariko Mike uriya mwana uziko nari umwana mwiza Mike nose yo muri kuri mama heza mu ijuru ntaga heza ari mwiza mbwira ibyo wikomeza kumbabaza Fab uri sheri wanjye ndagukunda ariko bigeze kuri Mike n'urupfu rwe ifoto y'impora mu maso kandi nibuka ukuntu yapfuye tumaze gutongana no kuvugana nabi kandi atari we biturutse okay sheri sezerana niba ufite umutima ukomeye ubwira umuntu wishe Mike mumbwira ariko sinzamwihanganira ese utangiye kuri utaranamwumva ubwo none numva ntikubita hasi mbwira ngitegereza
ndikundeba ndeba neza nk'usanzwe ndeba kandi ndeba n'isura nziza ikeye nk'iyo nsanzwe nkumenyereyeho umwenyure za fasete zawe zose nzibone sibyo usekere nk'uko usanzwe usekera sibyo gahumbwira urabizi ko ngukunda nta mpamvu yo kuzinga umunya rero turi kumwe sibyo gahumbwira umuntu wishe Mike mukubwire wibabara yego ibintu byararanye uzi ibintu bimaze nk'afa amezi angahe utinya kubimbwira erega mfite ugakwa kwikubita hasi hoya urumva ibyo byose uwabikoze ashobora kuba yararengeraga inyungu zawe nkurikije ukuntu nasesenguye nkareba sibyo uriya mwana ashobora kuba yarafatanyije na se kugambanira bikaba byatumaga ari byo bituma uriya mugabo guhoza ku nkeke sibyo uriya muntu rero wishe Mike nsekera sheri yakoze biti kuzinga umunya ntukarakare iruhande rwanjye cyumbabaye twarabisezeranye cyari gisezerano dufitanye wirakara rero buri gihe njye mbona inyinya yawe n'urubura rwamenye yawe sibyo uwo muntu rero wishe Mike njyewe